Mukunzi wacu, mukunzi wa Chantal TV Jo, mukunzi n'inshuti zanjye bwite, ndabakunda, ndabifuriza amahoro y'Imana, kubana nanjye n'iby'umugisha, ariko kandi namwe ndabifuriza kwaguka. Uyu munsi ndifuza ko tuganira ntatinze, sinyitinda muri introduction kuko nzi neza yuko abantu baza hano bamaze kumenya impamvu bahaza. Kubura inshuti yanjye, kubura inshuti ibiganiro ntanga, ni ukuri biguhereye nanjye agaciro. Hari abantu benshi bambwiye cyangwa nabo ngenda mbana nabo mu buzima busanzwe, bajya bambwira bati man, abantu bababaza abandi, abantu bakomeretsa imitima y'abandi, abantu bahora bifuza ko abantu bahora babayeho mu mubabaro, ariko njyewe mfite indi version, niba navuga ikindi gitekerezo ndagitandukanye n'icyo nshaka kukubwira. Ntese abantu ko bashobora kugira bafite uruhare cyangwa bafite hari ibyo bakora kugira ngo bifuze kubabara, ariko sibo batuma ubabara. Nimba numvikanye simbizi, ndimo ndavuga ngo washobora kubaho ukontorora ibikubabaza, wowe washobora kubaho wakira ibintu bikubabaza ukababara cyangwa ukabihakana kubabara, birashoboka. Impamvu mbikubwiye gutyo nuko ibintu byose bikuzengurutse byifuza kukubabaza cyangwa bishaka kukubabaza, ni wowe ubifiteho control. Warubizi, warabibonye. Reka nguhe nk'urugero rwiza, ntabwo tuganiye kuri kino kintu kandi tugifatira umwanzuro. Nimba uri umukunzi wa Chantal TV Jo, ntuve hano mu by'ukuri udafashe umwanzuro w'uburyo ureyajisa ku bintu. Iyo umuntu akubwiye nabi, akaza akakubwira amagambo akomeretsa umutima wawe, niwe utuma ubabara cyangwa niwe uhitamo kubabara? Mu zindi ndimi navuga ngo ese ni emotion, ni reaction yatumye ubabara, cyangwa ni decision wowe wafashe kugira ngo ubabare? Reactions na decisions, ni we yagize reaction, akubwira nabi cyangwa kuvuga nabi cyangwa kugirira nabi, agambirira nabi ku buzima bwawe cyangwa kuri wowe. Ariko ntabwo ari we muntu, ntabwo yaje ngo afate nkuko nafata iyi karamu ngo ibe urushinge ngewe ngutere mu maraso, ngutere umujinya. Uko tujye tuvuga ngo yanteye umujinya, yanteye umubabaro. Uriya muntu yanteye umubabaro, yaguteye umubabaro, yaguteye umujinya. Ikinyarwanda cyo kirakaze, yatumye ubabara, yatumye ugira umujinya, ariko ntabwo yabigushyize mu maraso, ahubwo wowe niho wahisemo uburyo bwo kuriyakitinga kuri uwo mubabaro yashakaga kukujyamo. Uyu munsi rero ufite umutima ubabara, rimwe na rimwe byakugizeho n'ingaruka nini. Umutima wawe ugirwaho n'ingaruka z'ibintu abantu bagiye batuma ubabara. Hari reaction tugira cyangwa decision dufata ku bintu bikatugiraho ingaruka mu mutima, mu mitekerereze. Rimwe na rimwe twagira n'indwara z'agahinda gakabije wenda tuzavuga mu minsi iri imbere, kubera yuko twagiye dufata imyanzuro yo kwemera nyine guca muri izo nzira. Hanyuma ngiye nkavuga nti ni decision zawe, ni decision za emotion zawe, ukontorora emotion zawe byatuma utababara mu rugero kanaka yashaka kubabara. Ese uramutse ufite umuntu, njya numva ngo hari abana bavuye mu ngo b'imyaka 12, nanjye nigishije abana imyaka 15, 20 n'ingahe, umwana akavuga ngo ngewe amagambo mabi ya papa cyangwa ya mama yatumye ngira gute ngenda. Wowe kora ku kintu cyitwa kurinda umutima wawe kuba watangira kurakara, kubabara, kugira umubabaro ukabije utewe na mugenzi wawe kandi yabigambiriye. Ufite control rero. Ntabwo yaguteye urushinge rero ku buryo wababara. Wowe ikora ikintu cyitwa kurinda ubuzima bwawe. Umunyabwenge nutagira icyo avuga ku byo abantu bamubwiye, kurusha kwiyemeza guhangana nawe mu magambo, kwiyemeza guhangana n'abantu mu magambo. Reka mbisubiremo. Waba uri umunyabwenge cyane nimba wahisemo kutagira umujinya ngo ugaragarize umuntu wifuzaga kurakara cyangwa ubabara, kurusha guhangana nawe. Waba uri umunyabwenge cyane nimba wahisemo kutarakara cyangwa kutagaragaza umubabaro wawe,
kutemerera ubuzima bwawe kujya muri uwo mubabaro no guhangana n'uwo muntu mu magambo kurusha ko wahangana nawe. Nicyo narinzanye kugira ngo nawe witekerezeho. Guhora utekereza abantu bakugirira nabi, guhora ufata umwanya wawe ukajya gusubizanya nabo, guhora ufata umwanya wawe ukagira uburakari bukabije, kuba ufata umwanya wawe ukemerera uburakari kwinjira mu buzima bwawe, n'uburozi burimo burakwica. Hitamo ko butakwinjirira. Numara kumenya kurinda ubuzima bwawe kutinjirwamo n'imibabaro n'umujinya n'amahane n'ubugome abantu bagushyizemo, uzabaho wishimye, uzabaho unezerewe. Ndagushimiye ko uhisemo neza. Nibikugendekera gutyo, hari ibindi bintu byinshi bizakuryohera mu buzima. Ciao ciao, shalom.